urwo rugo rugiye kubakwa mu buryo bwa misiyo ya Satani, ngewe nguha ukuri wakumva kukakubatura, utakumva nyine ikinyoma kikakuyobya. Maze gutsinda igitego cy'amafaranga nari maze kwanga, ngira ngo ababikurikiranye mwarabyumvishe, yari amafaranga menshi cyane ntashoboraga kwanga. Maze kwanga ayo mafaranga, maze kuvumbura umupasiteri wari wambaye ingofero yambaye rinete yaje gutereta indaya, asize umugore wiwe bagendana ku cyumweru gusengana, ufite itorero ayoboye. Maze kugarurira Yesu indaya yari imaze kwemera gukizwa, Yesu niho yavugiye muri njye arambwira ngo rata wuri indaya yanjye. Nagusuhuje wowe dukunda kubana hano kuri Mama Chance Official, aho waba uherereye hose, Imana y'amahoro ikwishimire kandi Imana y'amahoro ikwiteho. Aha rero kuri Mama Chance Official iyo mpageze numva ntuje, numva nguwe neza, nkumva nyine ngeze mu kibaya cy'ubwisanzure. Ese wewe urahagira ukumva bimeze biti? Ntago mbizi ni wowe ufite uko wiyumva. Rero mbere yuko mvuga icyingenza hano kuri Mama Chance Official, reka tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi twitaho, Imana ibana natwe ibihe byose kubw'umufasha Mwuka Wera na Kristo waducungura akadusigira uwo mufasha butatu butagatifu. Ndabashimiye Yesu Kristo, habwa icyubahiro kigukwiriye, icyubahiro ni icyawe. Ncishijwe bugufi nuko ndi umuntu buntu, ncishijwe bugufi n'imbabazi zawe utugirira hano ku isi, kuko urambura ukuboko ibiremwa byose bikabaho. Nuhimbazwe izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nongeye gucishwa bugufi n'indi mirimo ugenda ukora itandukanye tutatangaza mu gihe tuba dufite gitoya. Nongeye gucishwa bugufi n'aka kanya uduhaye, yaba ngewe nabo dukunda kubana muri uyu mwanya. Nunyemerere ntaba ari nge, ntaba ari nge, kandi nabo ntaba ari bo, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami Imana Nyiringabo, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Umuntu wese uza kuri iyi shene uko yaje ntaba ari kasubirayo, abashe kubona inkomezi mu buryo bwo kunguka mu by'uru rugendo, kugira ngo akomeze urugendo mu buryo bw'impuguro no mu buryo bw'ihumure, nk'uko akamaro k'ubuhanuzi, nk'uko Pawulo yabivuze ngo ni ukutwungura tukunguka tugakomeza urugendo, ni ukuduhugura kugira ngo tutayoba inzira, ni ukuduhumuriza kugira ngo tudaheranwa n'ibicantege. Urakoze kuko waduhaye uwo murongo ngenderwaho. Sabiye buri muntu wese kudatagaza indangagaciro za Gikristo kubwo kuyoba iyi nzira nk'inzira ituyobora mu bwami bwo mu ijuru. Icyapa urabizi nta kindi, Mwami Imana waduhaye ni urukundo. Urabizi cyane kandi urabizirikana, nta kindi cyapa cyatugeza iwawe. Iyo niyo sano dufitanye nawe. Turagushimiye rero ko wemeye kuza kubana natwe mwitangira no mu musozo. Ni mu izina ryawe Kristo twasengaga twizeye, amen. Rero nababwiraga ko iyo ngeze aha ngaha numva ituze, numva amahoro, numva nguwe neza. Iyi shene mbere yitwaga Nkunda Amahoro, nanjye rero nkunda amahoro. Imana ishoboje vuba cyane ndaza kukubwira umurongo ngenderwaho kugira ngo amahoro adudubize muri wowe. Hari ibisabwa kugira ngo ube muri aya mahoro. Rero mbere yuko mvuga icyingenza arata, reka mbanze nakira umuntu waba ugeze kuri Mama Chance Official ubwa mbere, waba uri umusore, umukobwa, umumama, umupapa, mbega buri cyiciro cyose urimo ni wiyumvemo ikaze. Impamvu mvuze kuri aya mahoro, numva nshaka kuzaza gusohora ubutumwa bwanyu buvuga ku mahoro. Abantu bakunze kuyambazaho cyane, ni gute umuntu ashobora kwisanga mu buzima bw'amahoro, ni gute umuntu ashobora kuba mu rugo rw'amahoro, ni gute umuntu ashobora kuba ari umukobwa agafiringa amahoro cyangwa umusore. Rero nta kintu kiza muri isi nko kuba mu mahoro. Ariko ubaka kanya sicyo kingenza. Rero ndagenzwa no kugira ngo nkura abantu murungabangabo ku byo mwumva hanze aho ngaho, ku byo mwumva bivugwa. Ndabanza kugira ngo nkubwire wowe unkunda Mama Chance, ntago nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Ndacyakomeje urugendo rujya mu ijuru, ndacyari wa wundi mwagendanye, mwasenganye, mwabanye, wagiye wumva byinshi, aho natangaje ngo umuzimu uti karabaye yaba yaragiye kuzimu se byaba byaragenze ukuntu. Hasi aho narabisobanuye, mbisobanura mu ncamake, buriya ntago nasobanuye kuri ra jambo umuzimu mu gihe gikwiye. Hari igihe nzabivugaho. Erega ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Yego, murongera mwumva ukuntu navuze ukuntu ndi indaya ya Yesu. Yego, abantu birabacanga birabayobera, ariko abari maso batarebaga gusa, banabonaga, batumvaga ngo bumvirane, bumvaga bakumvira, babashije kumva icyo nabashaga kuvuga. Ndongera mvuga ukuntu Yesu yanteye inda
mutwitiye abana 4 ariko umwana wa 4 arimo arashaka kuvamo, biba urusaku rwinshi cyane ngo ndi gucanga abantu, ndi kuvuga ibintu by'amayobera, ngo mbega ngo ndimo niba ngo ndimo ndavuga iby'ubusizi, byabaye byinshi cyane. Ariko we tubana kuri Mama Shasia Official, ndagira ngo nkubwire ngo humura rwose, Yesu ari kumwe natwe. Rero mu ncamake mbere yo kuvuga icyingenza, ndabanza nkubwire impamvu yatumye niyita indaya ya Yesu. Nabanje kumva ijwi, ushobora kuba warabyumvisha ahandi ariko biri ngombwa ko naha ngaha mbivuga. Nagiye mbisobanura ku mashene, yego mvuga impamvu y'ukuntu niswe indaya ya Yesu. Rero naha kuri Mama Shasia Official birakwiye ko mbibasobanurira. Igihe kimwe byatangiye muri gahunda yo kwakira abantu ku munsi wo kwa 4 nkuko bisanzwe. Noneho icyo gihe nakunze kwakira abamama cyane, abapapa, ariko muri iyi minsi ndi kwiyakirira urubyiruko, abantu batarashaka, abantu bakiri batoya. Ntago nzi impamvu ibintu byose bizanwa n'igihe, ariko icyo gihe nari mfite kwakira abantu b'abapapa n'abamama cyane. Ariho Satani yarakaye cyane, ahita ashyiraho ikintu cyitwa urubwa ngo senye ingo. Ndarakara ndavuga nti ngo rwose ndazisenya, ariko ingo senya n'ingo z'abadayimoni. Kandi ntago nafata umumama ngo mubwire ngo haguruka mu rugo rwawe, cyangwa umupapa mubwire ngo va mu rugo rwawe, oya. Ahubwo uburyo senyamo ingo z'abadayimoni ni ingo zitarubakwa. Iyo usanze uri umukobwa n'umusore, urwo rugo rugiye kubakwa mu buryo bwa misiyo ya Satani, ngewe nguha ukuri, wakumva kukakubatura, utakumva nyine ikinyoma kikakuyobya. Ariko urugo rwubatse, umuntu ubwe aba yibonera koko kurwo rugo ari urwo rwavuye ku Mana se cyangwa rwavuye kwa Satani. Bene abo ngabo, ikintu cya mbere nkubwira ko niba ufite urukundo ugomba kwihangana, kuko urukundo ikintu cya mbere kiruranga ni ibintu bibiri. Ariko icya gatatu impamvu ntashaka kukivugaho kuri Mama Shasia Official, nivugira ku bintu bibiri, ariko reka mbivuge ko ari bitatu. Icya mbere ni imbabazi, kwihangana no kwitanga. Rero ndagira ngo mvuge ku kintu cyitwa kwihangana n'imbabazi. Ushobora kubana n'umuntu warahishuriwe ko uwo mugabo atavuye ku Mana se cyangwa uwo mugore atavuye ku Mana. Icyo gihe nta gusabwa kuhita uhubuka, ibyo bintu ntibabivuye ku Mana. Usabwa kwihangana ukareka Imana yemeye ko ibyo bintu bikubaho, akaba ari nayo izabyirangiriza. Mujye mwibuka ko iyo musezerana ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ese urwo rugo ushaka gusenya Yesu yagarutse? Urupfu se rwo rwaje? Ntabwo ibyo bintu biba bikwiriye, kuko niba Satani yarakwinjiriye akinjiza umugabo utari uw'urukundo, akinjiza umugabo w'ibindi bintu, ufite kwizera Kristo ugasenga, yego, kuko ajya abasha kurema n'ibitariho bikabaho. Muri uwo mugabo ubona ko atavuye ku Mana, Yesu akamuremamo umugabo udasanzwe. Muri uwo mugore ubona ko atavuye ku Mana, Imana ikamuremamo umugore udasanzwe, kuko twasobanukiwe ko gusenga ari ubuzima, ari imibereho. Ushobora kuba warabuze urugo nk'imibereho, warabuze urugo nk'ubuzima, ariko ibyo bintu ukabyubaka mu mbaraga z'amasengesho kandi bikubakika. Rero Satani yakoze icyo kintu, abantu b'ingo baba bake cyane. Ariko ahantu hambere nitwa indaya ya Yesu n'uburyo nigishaga abagore kuba indaya z'abagabo babo. Murabizi twebwe abarokore hari indangagaciro tugira na kirazira z'imico yacu n'imyifatire yacu, ukabuzi ko ibyiza utunze ku mubiri wawe ari iby'umugabo wawe, abandi bitabareba. Ukagira uburyo witwara. Noneho bigeze mu itorero ryacu rya DPR ngo twiyambarira za ntumiteho mukiza, ntituzi kugaragaza ubwiza bw'imisatsi yacu, ngo mbega nta mafresheri tugira. Kandi burya fresheri za mbere ni zivuye mu bwiza Imana yaguhaye, hagakurikiraho na za zindi twiyitaho. Rero nagira ngo nkwibwirire ngo icyo cyiciro ni icyiciro cyo kugira indangagaciro na kirazira bya Gikristo. Iyo rero ugeze mu rugo rwawe, hari ubundi buryo ugomba kubaka urugo bitandukanye n'ubuzima bwa Gikristo, kandi ubwo buzima bwa Gikristo ukabuzana muri iyo myitwarire hagati yawe n'umugabo. Rero urugo ni umuhamagaro, n'agakiza ni umuhamagaro. Agakiza k'umuhamagaro ko gukizwa tukirinda ibyaha n'ibisa n'ibyaha, iyo uje ukabihuza n'urugo mu buryo bwo kubangamira ibinezeza umugabo wawe se cyangwa ibinezeza umugore wawe, kiba ari ikibazo gikomeye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo muri icyo gihe nakoraga uwo murimo mbifashijwemo na Mwuka Wera, kwigisha abagore kuba indaya z'abagabo babo. Hari uburyo Yesu yishimye arambwira ngo wowe uri indaya yanjye. Biranezeza. Ahandi hantu numvishirijwe nari nambitswe nk'indaya, yego,
murabizi twebwe iwacu muri ADPR hari ukuntu twambara, hari indangagaciro zacu na kirazira tugenderaho. Reba rero Mama Chance wakuriye muri ubwo buzima bwo kumenya ngo umurokore yitwara gutya, yambara gutya, agenda gutya, kumva ijwi rikubwira ngo noneho ugiye kwambara gutya, ugiye gukora gutya na gutya, kandi ibyo bintu ukabuzi ko bihabanye n'imyumvire se cyangwa n'amabwiriza agenga itorero ryawe, ukemera iryo jwi ukaryumvira, warangiza ukagenda. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje, ariko nagombaga kumvira, yego, kuko umwami wanjye mwumvira kuruta ibindi byose. Ntago naba narananiwe kumvira, naba narashobojwe kumvira umwami Yesu, kureka ibyarinda muzange bikaba nk'igihombo, ngo aho ngaho abariho ndeka kumwumvira. Rero icyo gihe nambitswe nk'indaya, murabizi ukuntu indaya zambara mu buryo bwo kureshya abagabo, nambikwa kuri akuntu bakora imisatsi yabo, biriya bintu byose bakora, ndagenda njya kwiseta aho bitaho bategera. Hari umuntu wambajije arambaza se ngo biriya ntibiba biteye isoni hari ahantu babari. Njyewe rero uburyo nagiyemo ntago ari uburyo bwo guhagarara ku muhanda ngo ntegereje abagabo. Iyo bavuze ngo bagiye gutegana hariya ku mbuga nkoranyambaga, hari uburyo bo babiyerekamo, ariko twe twabibona tukabona ko bari gutega abagabo. Rero naho ngaho njyewe nagiye nahagiye mu buryo bubiri. Hari uburyo nagiye gutega mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri iyi mihanda duhuriraho ariyo z'imbuga nkoranyambaga, hari n'uburyo nagiyemo mu buryo nyine butari ubwo ku mbuga nkoranyambaga, ariho hariya ku Gisimenti. Nari ngiye kuri misiyo 3. Hari misiyo yo gutesha agaciro ikigirwamana cyitwa amafaranga bahonga abakobwa bacu, hari ikigirwamana cyitwa yego umurengwe w'ubutunzi mu bakozi b'Imana barengwa bakajya gusambana, kujya kugura izo ndaya, gukoza isoni izo ndyarya, umuntu akaba yabona akozwe n'isoni agakizwa. Hari no kuzana indaya ifite urukundo, ifitanye isano na Yesu, kubw'ibyo byose ibonye ikaba yakizwa. Ntago nabikoraga rwihishwa, nabaga ndi hafi y'indaya natumweho, ikabona uburyo nanga amafaranga kandi mfite imyitwarire nk'iyayo, yarangiza ikankurikirana. Muri uko kunkurikirana rero nkabona najya nayibwira ikingenza ko mubanzanye nayirimo, yabona uburyo nanesheje ibyo bintu, nayo ikahita yumva iryohewe n'ibyo bintu uburyo yabinesha. Nahuye n'urugamba rukomeye, gutsindwa kwa mbere Satani yanteze umutego wo gutsindwa. Indaya zarantutse, ziransebya, ziramenyera, ariko igitego cya mbere kwari ukubarebera mu rukundo nkabababarira. Natutswe iryo joro, andi majoro yakurikiyeho barantinyaga. Rero iyo twemeye kunyuraho Imana yemeye ko tunyura, tubona itsinzi. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwira ibyo ubona biri guca kuri izi mbuga nkoranyambaga, kubera ko natangaje ko ndi indaya ya Yesu, ukabona abantu barantuka, abandi baraseka, abandi baramfata uko babonye. Intsinzi nta yindi ni urukundo rwo kubababarira kuko batazi ibyo bakora. Nyuma ndabizi ibi byose bizarangira. Wowe rero ubona bantuka, ukabona bansebya, ukabona bantaranga, ndagira ngo ngusabe ngo winjire mu rukundo nk'urwanjye, ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Nabo basobanukiwe ukuri ntago bantuka, ahubwo impamvu bantuka ngo baba bari kurwanira ishyaka Imana, ariko bamaze gusobanukirwa ntago bantuka pe, kuko bariya ntacyo mpfa nabo, ni bagenzi banjye, duhuje isano y'amaraso, twese tuva amaraso atukura. Ampulisi usanga ari n'abarokore dusangiye ubuzima bw'agakiza. Mbega nta mpamvu yo kutababarira. Wirakara rero wowe ukunda Mama Chance, ujye ubareba ubabarire, we wamenye ukuri. Rero ndi kuri iyo seta se cyangwa ndi muri uwo mwanya waho natumwe kuri misiyo, maze gutsinda igitego cy'amafaranga nari maze kwanga. Ngira ngo ababikurikiranye mwarabyumvishe, yari amafaranga menshi cyane ntashoboraga kwanga. Maze kwanga ayo mafaranga, maze kuvumbura umupasiteri wari wambaye ingofero, yambaye rinete, yaje gutereta indaya, asize umugore wiwe bagendana ku cyumweru gusengana, ufite itorero ayoboye. Maze kugarurira Yesu, indaya yari maze kwemera gukizwa. Yesu niho yavugiye muri njye arambwira ngo rata wowe indaya yanjye. Rero umunyamakuru umwe, ntumbaze niba ari ihishurirwa ryari rimusanze mu mikorere yabo, arandeba aranyitegereza aravuga ati kubera icyo ukunda indaya. Icyo gihe hari akari kameze nk'agakino k'ivugabutumwa twari twakoranye ku musozi w'ahantu twari twagiye, abyibazaho cyane kuko ngewe n'ubundi
nkunda indaya, ariko nkunda indaya zifite urukundo, indaya zakoze zagiye mu buraya kubera ibikomere, kubura abazirera mu itorero zigasohoka, izindi zabuze ababyeyi zigasohoka mu ngo zikajya kwicuruza. Akenshi bari abantu bari ku muhanda usanga bari muri icyo cyiciro. Ikindi cyiciro ni icyiciro cy'abantu barenzwe, bananiwe kujera irari ryabo bakajya gukora ubusambanyi. Nuvuga ngo ibi byiciro uko ari bitatu hose haboneka y'abafite urukundo rw'Imana, bafitanye isano n'Imana. Icyiciro cya mbere, abagiye gusambana kubw'ibikomere basanze mu rugo rw'Imana, mu nzu y'Imana, bakavuga ati kama mbaya byose mbonye ari kimwe, bakajya gusambana. Abo turabafite, barabaririmbyi bakoreraga Imana. Uwo muntu rero kumugarura mu nzu y'Imana biragoye. Hari ikindi cyiciro cya kabiri cy'abasohowe mu ngo zaho bavukiye bakisanga ari imfubyi, batarabonye uko barerwa, bakisanga ku mihanda kubw'igikomere cy'ubupfubyi. Uyu muntu nawe ni umuntu uba ugoye cyane kumukura hano hantu. Bisaba kwihangana, kubabarira, kwitanga. Udahagaze muri ibi byiciro bitatu by'urukundo ntabwo iki gitego wagitsinda. Hakaboneka ikindi cyiciro cya gatatu cy'abantu bajya gusambana kubera ko bananiwe kujera irari ryabo. Abangaba rero abadayimoni bahita babereka ko iyo mari yabo, urwo rutunda rwabo rushobora gutuma banakira, bakamara irari ryabo bakanakira. Uyu we rero we agoye kuruta aba babiri bose navuze. Ni ibi byiciro bitatu biba mu ndaya. Ntago rero kujya gutumwa ari ugupfa kugenda ngo uvuga Bibiliya ngo wagaragaje ubukirisitu cyane, cyo koza mugiriwe ubuntu bakabasanga mu rusengero, babandi Yesu akoraho bakaza mu rusengero. Ari Yesu wamwikoreyeho akamwizanira, nta muntu yatumye. Uramubwiriza akakumva, kuko n'ubundi Yesu aba yamwikoreyeho akamwizanira, aribo mujya kubona mukabona bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko Yesu atamwikoreyeho akagutuma, nago wagenda umurataho ngo nateze ibitambaro, ngo nambaye birebire, ngo nafashe Bibiliya n'ibikabyo byinshi by'agakiza. Reka dara kureba akabona umuteye asya, ahubwo yanagukubita. Rero barokore bagiye bantuka, barokore bagiye bavuga ngo nasebeje Yesu. Ngiye nsebya Yesu? Yesu ni umwami wanjye, ni inshuti yanjye, ni byose byanjye, ni sheri wanjye, ni umugabo wanjye. Nabuze izina mwita, nabuze uko mwita. Wowe sinzi uko umufata, ariko ngewe Yesu nubwo buryo mufata. Rero we wumvishe mbisobanuraho nuko bimeze. Nge narabyemeye. Yesu mu gihe kije izina nyise nitwa iryo. Hari igihe yanyise, yambwiye ati mwana wanjye, muri icyo kibaya cy'imbuga nkoranyambaga mu bwami Satani yafashe, iyo bakubona ntago bakubona nk'uriho, babona uri umwuka ugenda kubera ko hari ibintu wapfuye muri bo. Yego, ngize gutya mbivuze abarokore baransarana, nivugiye indaya baransarana. Ariko nubwo banyitaga umusazi, ariko mu bisazi byanjye twarasaranye, kuko bo ntibigeze batuza ngo bandeke ibyo bisazi babiha amahoro. Barasaze, basara abantu, kabasara bahimba indirimbo, basara bikora uko babyumva. Mbega umusazi yarasaze nabo barasara. Ariko ibisazi byanjye byaguye ku ijambo, kuko byatanze umusaruro. Ushobora kumbaza ati se Yesu byari bimunaniye kuba yabahamagara atabanje kukunyuza muri izo nzira? Nanjye nakongera nkakubaza ikibazo ngo kuki Yesu atagumye mu ijuru ngo aducungurire mu ijuru? Yesu yasize ubwiza n'ubukire n'icyubahiro, abisiga mu ijuru, araza yiyambika isura y'ubukene, avukira mu muvure mu mwanda. Kuba rero icyo kintu Yesu yaragikoze. Kabiri, yemera kwikorera ibyaha byacu, yitwa umunyabyaha. Yemera kwikorera ibibazo byacu, ahindutwa umuntu usuzuguruye. Noneho mu mirimo ye bajyaga bamwita ngo ni umwami, ngo ni umukuru w'abadayimoni. Mana nyagasani, rero kuba nanjye wemeye kugera ikirenge mu cya Yesu, banyita uko bashaka, ngo ngaho umurangi, ngo ngaho, ngo niba ngo bakuye amarikodi hehe, ngaha bampimbira n'abagira bate. Ibiriya byose byabaye ku mwami wanjye, yambereye urugero rwiza kugira ngo bimbeho. Rero nujya ubibona ntukabyibazeho. Cyo koza niba ufite ikibazo, ujye uza hano kuri Mama Chance Official, nzajya ngerageza gusobanura ibidasobanutse kugira ngo tubigendanemo neza, dukomezanye urugendo. Rero ndagira ngo wowe utarusobanukiwe, wowe utarabyumvisha, ugenda ubona indaya ya Yesu bayizengurutsa TikTok, aho hose bazengurutsa umwami wanjye. Ubwo bamubambaga bafashe ikanzu barayigabagabana, barayitererana, buri wese agakubitaho uko abyumva. Ariko amaze kubambwa, yambitswe urubindo ku mugaragaro, isi bireba, bari bazi ko birangiye, ahita apfa, aramanuka ajya kubohora imbohe zari ikuzimu. Nanjye rero mu mibabaro ndi gucamo rata nshuti yanjye, ndabizi hari imbohe ziri kubohorwa. Nuhumure kandi nugubwe neza. Yego, icyo cyari icyiciro cya mbere cyo kugira ngo uru rugendo turugendanemo neza. Rero tugeze mu cyiciro cya kabiri. Umva ubutumwa rero nzanye. Yewe uri mu gusenga amasengesho y'iminsi 40, turi mu gihe cyo gusenga amasengesho y'iminsi 40.
hari abakristu bo mu itorero kwa Gitwaza kwa Masasu bo bayatangiye ngira ngo hari mu kwezi kwa 10. Abakristo ku ruhare rwa buri muntu ku giti cye ku bwigenge bwo gusenga 40 ku giti cye basengera mu matorero atandukanye, abenshi batangiye mu kwezi kwa 11. Mwuka w'Imana yabantumyeho arambwira ngo iryo senga ryanyu musenga ibyo mwigomwe mwarangiza mukasubira inyuma mukabirya, abandi byo kurya byiza mwaryaga mukahita mubihagarika ngo murabyima abakozi banyu. Ntago Mwuka w'Imana iyo raporo ashobora kuyijyana mu ijuru y'ayo masengesho. Ayo masengesho arangirira muri ubu bwami bwa muntu, mu kwikunda, mu nzangano, mu bugugu no mu busambo. Urasabwa ko uko waryaga mu rugo rwawe niba wigomwe ariko bakomeza kurya. Ikindi cya kabiri, ibyo byo kurya wigomwe urasabwa kubirekura ukabihereza abandi badafite ibyo barya. Igihe waba wigomwe ibyo kurya, wamara kubyigomwa warangiza ukongera ugasubira inyuma ukaza ukabirya, ayo masengesho Mwuka Wera ntiyayajyana rwose, kuko ntiwigeze usenga, ahubwo wabwiriwe. Babyita kubwirirwa. Umuntu wabwiriwe asubira inyuma bya bindi atariye akabirya, ariko umuntu wiyirije afata bya bindi yigomwe akabihereza abantu bashonje. Ndahera ku muntu ugomba gusenga amasengesho y'iminsi 40. Ushobora kuba warayasenze ugasanga ayo mahame utayujuje. Urugero rwiza rw'uwasenze 40 ni Kristo umwami wacu. Yararaga amajoro ibirya akabireka, nta yindi nsinzi yari akeneye cyangwa intego yare nta yindi kwari ukuducungura. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese wasenze amasengesho y'iminsi 40 aba ari gucungura ubuzima bwe kugira ngo bugende neza. Rero nusenga 40 ujye wumva ko hari ubuzima ugomba kuvamo, hari n'ubwo ugomba kujyamo, haba mu muntu w'imbere n'uw'inyuma. Umuntu w'inyuma ugomba kubaho mu isi neza, n'umuntu w'imbere ugomba kumera neza akazabona Imana. Rero iyo utubahirije amabwiriza ya 40, ayo masengesho rwose arangirira muri ubu bwami, yahanyanyaza yagera kuri bariyeri ariho mu kirere cya kabiri cy'ubwami satanike, kuri bariyeri bakagutangira. Niba warimye umukozi ibyurya bakakubwira ati wagisambowe turagufata kukuri uruwacu. Icyambere barabanza bakakubaza icyangombwa cyo gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, kubera ko uwo mukozi ndagira ngo nkubwire ngo uwo mukozi ni mugenzi wawe. Icyo umurusha ni amahirwe y'ukuri boss we, ariko nawe Imana imuhaye amahirwe ejo yakoresha abana bawe cyangwa agakoresha bene wanyu. Rero tugomba kubana mu rukundo, ntacyo turusha abakozi dukoresha. Icyangombwa bakubaza ni icyangombwa cy'urukundo, cy'uko ufite ikimenyetso cy'amaraso y'urukundo rw'umwana w'intama w'Imana. Iyo basanze ufite ubusambo n'umururumba n'ubwibone bw'ukuri boss, abantu batagomba kurya nkawe baragutangira bakagutangirisha ibyabo ufite ugaheraho. Hari abantu bazi gusenga bakamena ikirere cya mbere cy'ubwami bwa muntu bakagera mu kirere cya kabiri. Rero iyo uhageze ufite ibyo bintu urahagama, amasengesho yawe ntarengaho. Amabwiriza ngenderwaho n'umurongo ngenderwaho w'abantu basenga 40. Niba ugiye gusenga amasengesho y'iminsi 40 yo kwigomwa ibyo kurya, usabwa kuba nibura waramaze iminsi iri hagati ya 60 na 40 urya saa sita mu gihe wigomwa ibiryo bya saa sita. Niba wigomwa ibiryo bya nijoro, ubusabwa nibura kuba warariye iminsi 60 cyangwa se 40 ibiryo bya nijoro. Nibwo wemerewe gusenga ayo masengesho y'iminsi 40 kugira ngo uzayasoze umubiri utabigendeyemo, ngo ukize ubugingo umubiri ubigenderemo. Hari abantu bakunze kujya basenga ugasanga ubuzima bwabo bwahindutse uburwayi, ari uko batubahirije amabwiriza y'uburyo bagomba gusenga ayo masengesho. Ikindi gikurikiyeho, umuntu wasenze 40 yo kwigomwa kuryama ku buriri, akaryama kuri tapise cyangwa kumukeka mu rugo rwe, uyu muntu wasenze 40 yo kwigomwa kuryama mu buriri, nibura ugomba kuba waramaze iminsi 60 cyangwa 40 uryama mu buriri bwawe. Umuntu wigomwe gusinzira hagati y'amasaha 3 n'amasaha 6, guturuka saa 6 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo, bitewe n'amahitamo yawe yo kwigomwa amasaha 3 cyangwa 6. Ndimo ndabumva mu isi y'umwuka, ubusabwa nibura kuba warasinziriye amasaha ahwanye n'amezi 2, iminsi 60 cyangwa iminsi 40. Iyo rero aya masaha utayaryamye mu minsi 60 cyangwa 40, ibi bintu bikugiraho ingaruka z'uko ushobora kugaruka mu buzima busanzwe ukabura ibitotsi burundu, kandi iyo tutasinzire nk'uko bikwiye bitugiraho ingaruka mu mubiri wacu bikaduteza indwara zidakira.
umuntu wemerewe gusenga amasengesho y'iminsi 40 yigomwa igihe mu masaha 28 akajya mu rusengero guterana cyangwa se agaterana ku giti cye yegera Imana ku ruhare rwe, uba ugomba kuba nibura hari igihe wigeze kwigomwa iminsi 60 cyangwa 40 ujya mu nzu y'Imana se cyangwa usenga ku giti cyawe, kugira ngo ubashe gusenga iyi 40 nukuba warigeze kubigerageza nibura iminota 30, hagati y'iminota 30 n'iminota 90 cyangwa se 120 cyangwa se 180. Ntimumbaze ibyo bintu biri mu isi y'ubuhanuzi. Abahanga n'abasesenguzi mujye mugenda musesengure. Icy'ingenzi nuko dusohoza iby'ubutumwa. Tugarutse mu masaha nibura ukaba warabashije kuba wamara, twari tuhereye mu minota tugarutse mu isaha, warabashije kuba wamara isaha imwe uri imbere y'Imana cyangwa se hagati y'amasaha 3, rwose kwigomwa igihe mu masengesho y'iminsi 40 uhabwa izindi mbaraga. Wowe rero wisanga muri 40 utarabaye muri ubu buzima bwo kurya ku manywa, kuryama igihe kingana gutya se cyangwa kwigomwa igihe kingana gutya, ibutarubizi se cyangwa warabimenye ukabyirengagiza ugatoteza uyu mubiri wahawe ukawukoresha iby'uburetwa ari byo bita kutikunda. Imana hari igihe bitewe n'uko iri kuguhamagara mu masengesho igushoboza ukabishobora, ariko bishobora kukugiraho ingaruka ugasanga hari igice cy'ubuzima bwawe kibigendeyemo kigapfa. Hakagira ibipfa, hakagira n'ibindi bikira. Rero mujye mugerageza rwose musenge, ariko mwabanje no kubaho mu buzima bwo kwikunda, kuzuza iby'umubiri ubasaba. Hari amasengesho abarokore bakunda gukora bita ngo nukwiya, ngewe nyabona mu isi y'umwuka nko kwiyahura, ugasanga uriyiriza ubusa kubera ko wabuze ibyo urya. Uko ntago ari ugusenga, ni ukubwirirwa. Ugasanga kubera ko udafite umwanya wo kuryama ngo ugiye kurara ijoro, ntago yari amasengesho. Ugasanga kubera ko nta kazi ufite nibwo uhereza Imana umwanya. Oya, ugomba guha Imana umwanya mu gihe ufite akazi no mu gihe utagafite. Ugomba guha Imana mu gihe uri bize, yego muri bwa bubize bwawe ugashakamo n'igihe cyo guha Imana umwanya. Ku butumwa bw'amasengesho y'iminsi 40 rero natumwe ku bakristo bo kwa Gitwaza no ku bakristo bo kwa Masasu, abantu bakunda gusenga 40. Imana irababaye, amasengesho yanyu murayasenga mwarangiza mugasubira inyuma mukarya ibyo kurya mwigomwe. Imana ayo masengesho yanyu ntago yabona nko kwiyiriza, ahubwo yabona nko kubwirirwa. Mwuka w'Imana yabantumyeho, muntu wabuzi umukristo usengera kwa Gitwaza se cyangwa kwa Masasu, ubutumwa ntubwihererano uzabumuhe muri ayo masengesho y'iminsi 40. Ndabanza mvuge kano kantu, nta muntu wemerewe kwigomwa ibiryo atabifite. Uba ugomba kuba ubifite ukigomwa ibyo ufite. Rero wowe wigomwa ibyo kurya, uramenye rwose ibyo wigomwe ntubiheze mu rugo iwawe. Hari abantu bashonje, yego abakristo bo kwa Gitwaza mugerageze musure mu majyepfo, za Gitarama, za Butare, mugende mu basure rwose ibyo byo kurya byanyu bihereza abantu bariyo bashonje. Sinzi uko muzabigenza mu bwenge n'ubuhanga mwahawe, rwose muzazamurirwa igikombe cy'ubutsinzi cyo kugaburira abantu bashonje, cyane cyane bari za Butare na za Gitarama. ni ku Mwuka w'Imana yabantumyeho. Abantu basengera kwa Masasu bari mu masengesho y'iminsi 40, mugerageze, sinzi uko muzabigenza. Mwuka w'Imana yambwiye ngo mugende mugaburira abantu bo ku Gikongoro, hari abantu benshi bashonje. Noneho mu buryo bw'urufatikanye rw'abantu bari gusenga 40 bose, mugende musura abantu bo mu magereza. Iyo umuntu afunzwe, hari igihe umuntu afungwa bivuye ku mugambi w'Imana igira ngo Imana ijye kumugorora. Aba bantu mugende mu basure. Imana yo mu ijuru irashaka ko mujya kugabura ibyo mwigomwe, mukabigaburira ifungwa, mukabigaburira abantu bashonje ku musozi wa Butare, ku musozi wa Gitarama. Nagiye kubona mbona hari y'abantu bashonje no ku Gikongoro, cyane cyane bakristo bo kwa Masasu mugende mugaburira abantu bo ku Gikongoro. Ahangaha i Kigali rero abazi ku musozi wa Bangukangutabare, nabonye abadayimoni baranyitambitse kuko bazi ko mfite ubu butumwa, banyitambika mu buryo bw'ikinyoma. Muzagende musure umusozi wa Bangukangutabare, uriya musozi uriho abantu bashonje ku rwego ntabona uko mbisobanura, ariko nimugerayo mushorewe n'urukundo muzamenya icyo gukora. Ibendera ry'ubutsinzi kubwo gucungura
umugeni wa Kristo cyangwa umukristo mu buzima bwo guhanana imibereho, turemera abandi ubuzima natwe turimo, Imana izabashyigikira. Kandi nukuri hamwe no kumva ubutumwa, Imana hari hishurirwa igiye guha bene abo ngabo yantumyeho. Ntago ari mwese, kuko hari ababyumva bakinangira, ariko we winangira umenye ko 40 niba uri kuyisenga udashobora kurekura ibyo kurya ufite, wigomwe umenye kuko ari ukubwirirwa. Iyo 40 yawe ntago izarenga iki kirere cy'ubwami bwa muntu, ndetse no mu kirere cya kabiri bazagutangira nk'umugugu bitewe n'impamvu ibyo biryo wabigugumirije. Bazagutangira nk'igisambo, niba uri igisambo wumva ugomba kurya wenyine ntihagire abandi barya. Ibyo simbizi, hamwe n'amahitamo ya buri muntu nyuma yo kumva ubutumwa. Mureke twumve kandi twumvire kugira ngo tubashe kubona umusaruro w'ibihe byiza byacu byo gusenga. Ikindi Mwuka w'Imana yambwiye, rubyiruko rwacu, basore n'abakobwa, mwebwe musenga 40 muba mu ngo, mudafite uburenganzira bwo gutanga ibyo byo kurya. Ntago wemerewe kujya ahantu ngo babwire ngo ibiryo nigomwe ngo ni mubimpe ngo mbishyira abantu bashonje. Oya, ibyo wigomwe humura, Imana ifite uburyo izabigenza. Urwo rugo ubamo ibyo wigomwe n'ubundi bikaba byasohoka bikagenda bigahabwa abantu bashonje, kuko Imana irihagije mu mikorere yabo. Abivugana nabo n'abantu bafite ingo bayoboye, bafite uburenganzira bwo kuba bagaburira abo bantu bashonje. Abandi bantu natumweho ni umuntu uri gusenga 40 akarya, ariko yakagombye kwiyiriza, noneho akabuzwa n'uburwayi runaka arwaye. Ukarya gakeya, uturyo dukeya, ngo uri kwiyiriza. Abo nabo barahari. Mwuka w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo ngibyo utariye byinshi ukaryaho dukeya, Mwuka w'Imana bohereje mu barwayi badafite kigemurirwa kwa muganga. We wananiwe gusenga kwiriza ubusa, urya dukeya kubera kurwaye. Ibyo bindi rero urasabwa kubyigwa mukabishyira abandi barwayi barwaye kwa muganga. Rero ubutumwa narimbazaniye nubwo turacyari mu gihe cyo gusenga 40 irakomeje rwose. Imana izabumvire, Imana izabagirire neza, haba mu buzima bw'umubiri, haba mu buzima bw'umwuka. Muzatera imbere, haboneka impinduka mu izina rya Yesu. Ikindi nagira nkubwire wowe turi kumwe kuri Mama Chance Official, ubu butumwa nibukugeraho, ngewe nago nemerewe gusharinga pe, uretse gushyira kuri stati yanjye. Ntago nemerewe gusharinga buri muntu ku giti cye, ariko ndagusabye uzamfashe uyu murimo, ubu butumwa uzabugeze ku muntu wumva wabugezaho, kandi burihutirwa kuko 40 turi gusatira umusozo. Abantu batangiye mu kwa 10 barimwe barasojeje, abandi bari gusoza. Batangiye mu kwa 11 nabo mu kwa 12 baraba basoje. Rero dufatikanye uyu murimo, ngiye mvuze ibyo Mwuka yantumye, ariko nawe kora icyo ugomba gukora mu gihe cyawe, ubundi Imana irushaho kutugirira neza. Twirinde ubugugu mu by'Imana, kuko iyo utanze iby'Imana burya nawe ubukoze nk'umukozi w'Imana wasohoye ibyo yasohoye nawe watanze. Ngaho rero nimugubwe neza, ndacyabakunda kandi ndabizi namwe murankunda. Reka rero dusenge kugira ngo ubu butumwa, impuguro twahawe, gukurwa mu rungabangabo bibashe kugira umumaro muri twebwe. Umwanza kumirwa ashyirwe kure yacu, twibere mu bwami bw'Imana dutuje, tuguwe neza, turi mu mahoro ya Kristo. Uri data wa twese, ibyo natumwe kuza kuvuga hano kuri Mama Chance Official, iyi shene nk'igitabo cy'ubuhanuzi. Mwami Imana Nyiringabo, ndabisohoye, ariko nge mpagaritswe n'igihe, ariko we ntujye uhagarikwa n'igihe. Umurimo wawe nukomeze mu muteguro wawe mwiza w'igihe. Mbanje guhagarika imbaraga z'umwijima mu buryo bw'ubugugu, ubusambo, kugundira. Yego Kristo, izo mbaraga ndazirukana mu buryo bwa kidayimoni, bwa kirozi, no mu myuka y'abazima, imyuka Satani akoresha y'abapfuye. Turafunga amarembo y'ikuzimu, turakubita iyo myuka, turamenagura izo mbaraga z'umwijima. Ubwami bwawe nibuze, buba ari bwo butuyobora kandi budutegeka. Umuntu wese mu mwanya we, ndamusabira kwishimirwa nawe kubwo kuva mu buzima yinjira mu bundi, haba mu muntu w'imbere no mu muntu w'inyuma. Kandi ukomeje kubana natwe kugira ngo tugendere mu murongo mwiza wifuza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mwami Imana, kuko wumva gusenga kwacu. Amena.